ito afata abana yizamuriye arababwira ati mutuze mutekane muri turemo mwemye nyuma ya Mayiresire w'Isisikeli Antoni yitetwane tani nwanericie debere komoka ku butagatifu bw'Afurika ari namwe mukomoka sara zidasanzwe bamwe banabita Brezil Afurika ndavuga Nigeria nubwo bavukiye ku itara Londoni kubisakuruza n'umunyanigeria etani nwanericie debere reba mu cyubahiro asanga uwita Bukayo Saka Temidayo ayo yinka aramubwira atawutari twarahabaye tuzahaba tuzakora ibitangaza konfirmasi imbere ya Manchester City igitego cya mbere cyari cyo kwereka abafana ko batigeze bakurikira umuyaga na Arsenal n'iby'ibikombe bya shampiyona ntibikunda kuza banaheruka igikombe kera ariko ni ukwibutsa ko umujyo bawurimo igitego cya kabiri ni ukwerekana poroje ngo uko ihari igitego cya gatatu ni uguhanira Man City imyaka yamaze ibababaza igitego cya kane ni ukwereka Pep Guardiola ko agomba kwitekerezaho akongera gusubira mu bitabo igitego cya gatanu ni ubutumwa bwa Mikel Arteta yibutsa Pep Guardiola ko yakuze ariko icyo gitego kikanibutsa Sheikh Mansour na Haruna Mubaraka ko bagomba gusubira ku meza ya mbere bagategura Man City batitegurishije Arsenal bitanu we mubicu Arsenal ishaka igikombe cya shampiyona ikibazo gifite nawe Mikel Arteta ukeneye gushaka rutahizamu udashidikanywaho abawinga bazatsinda abamediateri
nababwiye ngo igisigaye ni piyono cyane ariyo Alexander Isaka cyangwa se na Victor Gyökeres ariko process na proje zirimo Shuchuma Gorazo ubutumwa buva i Kigali bw'abajerandani mufashe tubwohereza za Mbujimayi na za Kinshasa yewowe ayinya ase nasoza akazi mu buryo buri class clean sukura umujyi mu buryo bwiza sukura London uyigire nziza wanduza Manchester sukunya ibishanga b'i Manchester nababwiye ngo Pep agasatsi gake kariho kapfutse yewowe mana we aya ni amateka azavugwa na bose Pep arya bitanu si kenshi yes kunda Sempre Energy